bahanurira amahoro ndetse n'umunezero mu izina rya Yesu. Ariko ubwo bukire ni isezerano ry'Imana Data. Ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cy'Imigani ibice bya 22 ngo umugisha Imana itanga uzana ubukire, kandi kubwo bukire nta muvumo yongeraho. Haleluya. Umugisha Imana itanga uzana ubukire. Rero hari ibintu bitatu nshaka gusaba abantu kugira ngo babihe agaciro mu buzima bwabo. Niba uzi neza ko uri umurokore, ukwiye kuba ufite inkingi eshatu ari zingiye kubabwira. Inkingi ya mbere, uragomba kubona ko uri umurokore kandi ukora ibyo gukiranuka. Inkingi ya mbere niyo gukiranuka. Ntabwo ari ukwitwa umurokore by'izina gusa, oya, hagomba kubaho gukiranuka. Inkingi ya kabiri niyo kugira imirimo, ibikorwa ukora bikuranga. Amin. Inkingi ya gatatu niyo kwizera. Rero niba wowe uri umurokore ukaba udafite ibikorwa, ntutekereze ko amafaranga uzayatoragura mu nzira. Biragusaba kugira ikintu wakora, wamara kugira icyo ukora ukacyereka Imana, Imana ikaguhereza umugisha mu izina rya Yesu. Muri minsi 21 Imana yadushuriye ibanga ry'umugisha wayo. Amin. Haleluya. Amin. Narebye hari igihe najyaga ngenda mu gatandatu, najya ku mobile money nkasanga zose zirakinze. Byumvikane ko abazikoramo n'abadivantisiti. Wagera hirya ugasanga abasaro bafira hafi ya bose ni ADEPR. Wagera hirya ugasanga abamotari hafi ya bose ahangaha nabo ntawe dufitemo. Ariko ni ingingo Imana. Rero Mana, ntabwo nshaka kuyobora abantu bakennye ntibabwiye igihe kirekire, ko nashaka kuyobora abantu bakennye. Amen. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira mu gutera kwa kabiri ngo tugira kumvira Uwiteka Imana yacu no kwitonda amategeko yayo, ngo izaduvugisha, izadusumbisha amahanga. Bya mugenzi we gusumba amahanga. Ufite umugisha usumba amahanga. Rero uwo mugisha nta wundi. Amen. Mu minsi 21 abo twari kumwe mwese nabagabije. Amen. Rero mwese musingiye kubagabije. Kumda ko byo mwaje. Muragapfira ko mwaje. Umurashaka ko pastor ubita kisorenga 300 abagabi inka bose gute. Amen. Njya mwisi y'umuka kuko ariko kazimana yamaye kurinda imitima yanyu, kwiringisha ijambo ryayo, kandi ntabwo nzajya imitima yanyu ari mikene, ngomba gutekereza ikizatuma mugira nangiza nkagisenga. Amen. Rero Imana yamishuriye ubworozi bw'inkoko, kandi ahantu tugiye gukura ubukire mu nkoko, kandi mu mwaka umwe twese tuzatwayimbiye inka mu izina rya Yesu. Vuga uti kubera iki gute? Ni bande batayifite inkoko? Umuntu wese uzika afite ebyiri, reka mbabwire ibanga. Ufite ebyiri agabira mugenzi w'imwe, kandi umwe amubwira ngo ni inkoko, umubwire ngo nguhaye inka. Haleluya. Utayifite cyane ku baririmbyi ni itegeko umuririmbyi wese perezida wakora kumariza umuririmbyi wese akafite umupira mu rugo. Utayifite iki cyumweru ajya gupagasa mukora amatsinda y'abantu 3, buri muntu agira inka mu rugo mu izina rya Yesu. Noneho bizakoreka bite? Ndagira kwanza basobanurire uko bigomba gukorera. Inkoko imwe mu minsi 21 izaba ituraze abana 12, imiryango 12 ya Isirayeli. Yego, mu bana 12 hazaba harimo amasake 8. Inkokokazi enye, imwe ntabwo ari iyabo, ni icyacumi cy'Imana bakwizana mu rusengero. Haleluya. Noneho azabiri 10 zisigaye uzagurisha amasake 8, azaba arinzwe n'abamarayika b'Imana havamo 50,000. 50,000 hepene zingana. Ni ihene 3 uba uzoroye uzishyire mu nzu iwawe. Yesu nashimwe cyane. Mu kwezi kwa gatatu munyumvire neza, ibi biprofatikari n'ubuhanuzi. Mu kwezi kwa
tuzajya kugura inka mu kwezi kwa karindwi mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi ko mwese. Ndagiye amagambo muyafate ntihamwe. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka amagambo muyafata ntihamwe. Turashyiraho gahunda yo kuzigenzura. Tureba umuntu ushaka kuteza mu bukene. Namaze kubara Mukamana ayoboye iri joro nsanga azamuka twakodesha 2027 buri korali izabishobora kwigurira imodoka yawe. Utikubeza 2025 buri mukristo afite kandi cyacyaza amafitima. Yego 2027 iyo bizaba ibyaye tuzaba twavuye kutura ibiceri turi kuzana inyana y'inka mu rusengero. Komera Imana amashyi. Iry'ijyambere ry'inkoko ntabwo ari iry'inyawe, ni babyita ngo ni umuganura mu nzu y'Imana. Inkoko ya mbere izabyara inkoko icyari cya mbere, inkoko ya mbere ntabwo azaba ari iyawe, izaba ari iy'Imana. Yesu nashimwe cyane. Izaba atakibiye n'ibyo ariko mu cyari cya mbere kuva inkoko imwe ikaza mu nzu y'Imana. Niyo muri abakristo 500 azaba inkoko zikaze mu nzu y'Imana. Hano ntabwo tuzahava. None se niba tugiye gukora umushinga nka usengera, namara kuwusengera inkoko zikabyara, zamara kubyara ihene zikabyara, zamara kubyara inka zikabyara, 2030 twaba hose. Sinzira kuba kubyumva neza. Ndagira ngo muve ku bitotsi. Biriya iranga ngo uko umutima wawe utekereza nawe bikuri. Kadusome ijambo ry'Imana. Utayabona amagambo gusa. Reka dusome ijambo dusanga hano mu Migani ibice 10 umurongo wa 22. Umurongo waduhimye ujya aho tuzagura generator. Igihe kizajya tuzagura generator izajya yishiraho ubwanyu mu izina rya Yesu. Isomero wageze Migani 10 umurongo wa 22. Haruriyo 22. Umugisha Uwiteka atanga. Yego. Kandi nta mubabaro wongeraho. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho. Haleluya. Tumaze igihe kirekire dusengera umugisha, ariko iyerekwa ryacu, irembo ryacu ry'umugisha ryageze. Ndabisubiramo. Ibi turashyiraho abayobozi bo mu bihano kumenya ngo ninde udashaka korora kugira ngo tugure inka. Buri mukristo muri Kisha Family Church aba afite inka mu rugo. Urimo kunsakuza. Reka dusome mu Migani ibice byaho icumi umurongo wa 21. Soma 21 muri icyo gice. Yego. Umunwa w'umukiranutsi ugaburira benshi. Umunwa w'umukiranutsi ugaburira benshi. Ariko abapfapfa bapfa bazize kubura ubwenge. Umva, uyu munsi nje kubagaburira ijambo ry'Imana. Marayika w'Umwami Imana yashize muri ngewe. Uyu munsi ni njye marayika w'Imana itumye kuri mwebwe kugira ngo mutangire kwakira imigisha yanyu. Rero umunwa w'umukiranutsi ugaburira benshi. Njye mbagabiye inka kandi ziri muri biro. Icyo mbagabiye ni ibitekerezo Imana yashyize muri nge ngo mbigire uyu mushinga, kandi uyu mushinga reka mbabwire hari abazawukopera ndabizi, ariko nubwo bawukopesha kubera kandi ngewe yereka Imana yari hayi nibyo bazorora, ariko ntabwo bazajya twebwe tugeze kuko hari abantu batazashobora. Irya mbere ntazashobora kuzana irya mbere ngaritambira Imana. Kabiri ntazashobora kuzana icyacumi mu nzu y'Imana nk'uko ya mbere ntabwo azabishobora. Gatatu ntazashobora kurindisha amasezerano amasengesho. Rero njye namwe tuzasenga aya masengesho dufite iminsi 40 byo mu kwezi kwa 10. Buri wese azaba yazanye
inkoko ya mbere cyari ni ukuvuga ngo inyana. Uyu munsi nabikira inkoko yabaye inka mu izina rya Yesu. Ni inkoko ku banyamahanga, ikaba inka muri Christian Family Church. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome amagambo dusanga mu Migani ibice 12 umurongo wa 14. Migani 12 umurongo wa 14. Yego. Imbuto z'ibituruka mu kanwa zimuhesha ibyiza. Imbuto z'ibituruka mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza. Ntuzategereze ibyiza bizava hanze. Imbuto ziva mu kanwa kawe, ibyo wiyatura nibyo bigiye kukuzanira ibyiza mu muryango wanyu, aho utuye. Ibitarigeze bigerayo bivuye mu kanwa k'umukiranutsi bigiye kuremeka mu izina rya Yesu. Komeza. Kandi umuntu ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Kandi umuntu ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Ntugira ngo habe umuntu uzata amafaranga ngo uyatorwe. Ndashaka ko twinjira mu mugisha usumba iy'abanyamahanga. Namaze kubarasanga 2027 tuzaba dushobora gusaba isoko rijya muri inkoko z'inyarwanda mu mahanga. Alo munyumve neza. 2026 azaba ari twebwe dusapurayinga inkoko mu mujyi wa Kigali. Nta nzungu ushaka, turashaka inkoko z'inyarwanda. Amina. Nta muraramo ntawe. Mareka mwemere azazikingira. Nta gisiga, nta gikora. Abandi bazazorora zitariza, kuko nta burinzi buzaba buzitwikiriye. Izi bikara bizazirya, ariko izatukuka ari izisezerano. Nta gikara, nta muraramo, izacu zizaribwa. Rero icyo wiyaturaho, genda kuri inkoko. Iki cyumweru nzazubabaza. Genda kuri inkoko, nigeza mu rugo ngo ndagushima Mana ko nanjye nkamukorwa. Haleluya. Iyo ngiyo irakuzanira inka mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, Imana yacu ni umuremyi cyangwa se umurimo? Imana yacu irashoboye cyangwa ntabishoboye? Imana yacu irashoboye. Dusanga Yakobo yagiye guhakwa kwa sebukwe. Agiye guhakwa bamubwira ko ihene zizabize ari zizaba ari imishero, kandi bari bamuhaye ihene z'ishero. Awutwaye umugenzi ashaka agati aragataka arakabura akajya akarambika mu nzu bigiye gushoboka. Akaba iyo atandukanga yirinda izasoma imishero zose zateye imishero. Haleluya. Nakora amasengesho tugiye gusenga ni amasengesho ariko bitari biba bikaremeka mu izina rya Yesu. Tugiye kwinjira mu mugisha. Icyo wiyaturaho nicyo turi bwakire mu izina rya Yesu. Reka dusome amagambo dusanga hano muri Migani, naho tukiri cyane ibice byaho 13 umurongo wa 2a cyangwa igice cya mbere cy'uwo murongo. Imigani 13. Umwana ufite ubwenge. Oya 13 umurongo wa 2a. Umuntu azahabwa ibyiza n'imbuto zituruka mu kanwa ke. Umuntu azahazwa ibyiza n'imbuto zituruka mu kanwa ke. Yesu mbariza mugenzi wawe, urashaka ibyiza? Mwumvire ngo wiyature y'ibyiza. Niba ushaka ibyiza wiyature y'ibyiza. Haleluya. Ongera ngo urashaka ibyiza, wiyature y'ibyiza. Amen. Imana yacu ni umuremyi. Umuntu azahazwa ibyiza bituruka mu kanwa ke. Komeza umurongo urangize rero. Ariko ubugingo bw'abagambana buzahazwa urugomo. Ariko ubugingo bw'abagambana buzahazwa urugomo. Reka mbabwize ukuri, iki kintu gisengeye igihe kirekire. Narababwira ngo ntabwo nsengera abakire ngo baze muri urusengero, ahubwo ndasenga ko tuba abakire.
haleluya kuko ntabwo kandi intego yabigezeho imana ituzanira abakire ahubwo intego yanjye yabigezeho mwese mubaye abakire none umukire n'ubundi wabaye mu izina rya Yesu mwese bagabira abana b'ubushobozi bwo kuyibwira muri kino cyumweru mukora amatsinda batatu mugende mukora ikiraka abantu bari kurima muvana aho ngaho mu myanya nta muntu uzafata amafaranga yawe urabeshya n'abarekeye nta muntu uzayata urabeshya n'abarekeye noneho bari kwiga umushinga w'abantu iyo imana ikora umushinga wacu uhagararamo uwugenderamo tuwishyurwa n'ibigira 2024 mubyo kuzanira ibimasa n'abadinyana muje gutura imana tukweza bidaho haleluya ariko kuko zireka kihari ikabiri nyuma y'ijambo ryayo reka mbabwire nabaza kwana mu mwaka w'ushobora kubyara gutera inshuro enye wenda tubare inshuro eshatu abana 12 niho ko 36 yego kandi mu nshuro ya gatatu izasubira bene abana bayo bambe yewe haleluya aburahamu yasenze imana mu mukene mubanze mubyumve neza iyo dusomye muri kiriya gice itangiriro ibice byaho niba rero kugera umunani aburahamu yasenze imana mu mukene ayisaba ibyo kurya n'imyambaro gusa yewe haleluya ibice 30 umurongo wa 37 itangira soma mu izina rya Yesu yakobo yenda imiremani rubisi n'utw'ibiruzi n'utw'inyamoni adushyishuraho amabara maremare asa n'igisenge agaragaza umweru wo ku ashyira uduti yashishuye ku kibumbiro cyo ku mabuga aho yakobo yarafashe twa duti aratubaza amaze kutubaza bari bamuhaye akazi ko kujya kuragira ihene kandi ihene agiye kuragira zari zirabura zimaze kwirabura asanga ni ikigeragezo gikomeye cyane niyo mpamvu nabwiye ibintu bitatu nabwiye gukiranuka imirimo no kwizera ibyo bintu bitatu bihatse ubukira bwacu bwose ni mu buryo arangije agafata utwo duti adushyira ku nzira ihene yatambuka ko hagati bikazabyara umwana w'umushego haleluya uko niko kwizera ndi kuvuga ngo nujya kugura inka yawe uyu munsi uve hano umuntu ugiye kugura inka mu izina rya Yesu numara kugura inka yawe urayizana abaturage bavuga ko ari inka ariko ubone ko ari inka uzibanga ifite uzi ko ushobora kuyororera mu nzu yawe ku ituru ya mbere wenda kubera ko nta naho ufite utarubaka ikiraro ugashyira agafuka ugashyira mu nguni aha ikirahiramo ari inka yawe haleluya n'agafuka mu gitondo ukagaterura neza ukakajyana ahantu mu kimoteri ugasukamo ka gafumbire ukagarura matora y'inkoko yawe amen ni matora ntimukirishe haleluya nyuma y'amezi 3 izaba yabyaye yaruye igusigiye n'ifumbire amen hari ibintu bitatu tugomba kugira turagomba kugira amatungo turagomba kwiga kandi tukeza imana kutwemera ko umwaka tuzeza mu izina ntimutere kuko banini yuhanini reka babwire biranga ngo ntabwo imana yarenganyana abera n'abanyabyaha haba niyo abari n'abanyabyaha haba niyo yabaye imana n'abahanuye bakemeza ngo imana yavuze ngo izangira mu Rwanda hari impamvu imana yakumva ijambo ryayo haleluya
maze ijambo ry'Imana ritugaruka muri Ezekiyeli 22:30 dusomere. Ezekiyeli 22:30. aravuga ngo kandi nashatse umuntu muri bo wasana inkiki ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho ahagararire igihugu kugira ngo ntakirimbura ariko ntawe nabona. Kandi nashatse umuntu muri bo wahagarariye imbere yanjye ngahagarariye igihugu kugira ngo nakirimbura ariko ntawe nabonye. Nyamara twebwe turahari. Haleluya. Twebwe turahari. Hari ibyo Imana irimo kuvugana natwe igomba gusohoza, izabidusoreza kuko ari Imana itabeshya. Amen. Haleluya. Dusomere Abareba ibice byaho 26 umurongo waho wa 6. Abarewi 26 n'umurongo wa 6. Haravuze ngo kandi nzaha igihugu kugira amahoro, muzaryama ari ntawe bateye ubwoba, kandi nzamaraho inyamaswa z'inkazi, kandi inkota ntizanyura mu gihugu cyanyu. Amen. Haleluya. Nitumara kugira kwitondera amategeko y'Imana no kumvira umuhanuzi uri kubabwira uyu munsi, reka mbabwire mu isi y'umwuka habamo ingabo n'abagaba b'ingabo. Yego yego. Mu isi y'umwuka habamo ingabo zirwanira ku butaka, nirwanira mu kirere, n'izirwanira mu mazi. Izo ngabo ni iz'Imana Data. Yesu nashimwe cyane. Rero muri izo ngabo, mu bagabo b'ingabo Imana itoranyije nanjye ndi. Haleluya. Yaba Imana izanirwa kurinda ijambo ryayo mbabwiye kugira ngo isoze. Hari igihe cya Aburahamu Imana yabanaga nawe, hari igihe cya Musa Imana yabanaga nawe, hari igihe cy'intumwa izasizwe na Yesu. Ari icyo nzi nuko nzi ko umuntu wa Kristo yasinye ububasha natwe turi. Haleluya. Tuzahamagara Imana, izumva gusenga kwacu, izatabara kandi izatugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Amen. 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 Ngira mugenzi ngo mu kanwa kawe harimo ubukire bwawe bwose. Mu kanwa kawe harimo ubukire bwawe bwose. Mu maboko yawe harimo ubukire bwawe bwose. Nuyakora y'ibyiza uzatunga ibyiza. Haleluya. Satani ari kukwereka ko nta nzira. Imana niyo nzira. Kandi muri twebwe. Amen. Gahunda. Ubwo ushobora kuzikangura ugasanga iwe mu rwabonetse y'inkeri. Waraguzi yawe n'umukuru akaguriye n'umwana mukuru akaguriye. Amen. Haleluya. Abaperezida b'amakorali mwebwe mugenzurira hakiri kare ko buri muntu afite inka iwe. Yego. Hari impamvu byari ibintu bijya bimbabaza. Minsi yashize nagiye mu nama ku murenge n'ababwira. Sanga no kudukangura kwishyura mituweli. Ndavuga ko nk'ubu wabona nko ku rubuga bashyizeho perezida wa korali ngo abadaso bazindukiye iwawe bakagushyira ku rubuga kutishyura mituweli, kandi mu cyumweru gitaha bakazakora mu kibuga bagutangara kuri kugira ngo Imana igira neza. Igira neza utagira mituweli. Amen. Haleluya. Muri twebwe harimo amazu meza, muri twebwe harimo imodoka nziza na rwa rusengero dushaka kubaka. Reka mbabwize ukuri, dukure amaso ku bazungu. Yego yego. Badusubire guteka kwa kabiri ibice 28 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Guteka kwa kabiri 28 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yego. abantu bose bavuga bati amen. Haravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe
nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Aro nugira umwete wo kwitondera wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yawe utegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo Amerika iri ku isi. Haleluya, amina. Uwiteka Imana yacu izadusumbisha amahanga yose yo ku isi, ariko kugira ngo tuyasumbe kondisiyo hariho ibigenewe amabwiriza ni ukwitondera amategeko, hakabamo no gukora. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo uzabasoma nta kintu ufite, kubera ko amabwiriza ukuri. Umukene ashobora kugorora neza disikuru, ariko yazamura ikiganza mu nama yicaranye n'umukire, urabivuga bigoreka. Babanza kwakira umukire, nashaka bigoreke, kuko nibasaba umusanzu azatanga 100,000. Wowe urabivuga udashobora kwisapotinga. Niyo mpamvu ibintu tujya mu migani ngo umukene n'abavandimwe be baramwanga. Haleluya, umukene n'abavandimwe be baramwanga. Yesu nashimwe cyane. Ariko nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yo gutegeka uyu munsi, dore itegeko amategeko uyu munsi buri muntu nagenda kurimba. Yego manga itegeko cyo kuvuga ndazikeneye ku cyumweru kumva obitakiri kumvikana obitakiri utareba ngo ni biki, ureba umukene uyimugabiye, ntabwo uramugabiye inkoko, uramugabiye inka, nawe utunze inkoko n'ubuhanuzi bwemeza ko ari inka kandi zabina mu izina rya Yesu. Aya magambo mbabwiye nayasengeye iminsi 20 kandi ndacyasenga kugira ngo Imana iyemeze burundu. Haleluya. Yambwiye ko bagiye ngo umuntu agire inkoko iwe mu rugo, iyo nkoko izabyara ihene, ibyo ihene izabyara inka. Ahangaha tuzatangira kujya tuza gutura tuzana utumasa. Amen. Nabonye aborozi aho bitaza Kikwanzi muri Uganda, iyo agiye gushaka school fees y'umwana afata utumasa 40 akagenda kubitaho gake ndagiye gushaka school fees y'umwana. Reka mabwize ukuri, ntutekereze ubwuri aho uzayiragira utari wayibona. Amen. Namureke dusenge, duhamagara Imana, ndababwiza ukuri. Mu masengesho yo kwezi kwa 10 niko muzabari kubwira. Uziko kwa ushobora kuzana 200,000 inkoko rero wiki inkoko imwe havamwe abashiki babiri. Ati kwe ikagira ibihoni, hawigeze abana afite ibihoni, ntawurabona igira ibihoni. Yesu ndashimye cyane. Igihe kirageze kugira ngo twebwe tugendane n'ijambo ry'Imana ridusaba. Ndabizi ukuri ni ibintu bitatu by'abasaba: ni ugukiranuka, bazumve neza. Amen. Ndambiwe kuvuga umugisha barokora bavuga badafite. Nyumvira amagambo neza, muceceke. Ndambiwe abarokora bavuga umugisha badafite. Haleluya. Niba umugisha n'uw'ingo zacu tuwakira ku bandi natwe tuwufite. None Imana ishaka gukora akantu gatoya ariko babwiye yarangiza ikagatubura ikagira ikintu kinini. Haleluya. Kadusome ijambo ry'Imana, kadusome mu izina rya Yesu. Twari mu migani hirya twamuteye kwa kabiri. Reka dusubire mu gitabo cy'imigani ibice 12 murongo wa 23. 12 murongo wa 23 na 24. Migani. Imyaka myinshi iva mu mirima y'abakene, ariko hari ikeneshejwe n'akarengane. Uri ku murongo wa 12.
12 imigani ibice 12 mu rugo oya 12 mu rugo 23 no 20 umunyamakenga abumbatira ubwenge bwe. umunyamakenga abumbatira ubwenge bwe, ariko umutima w'umupfapfa wamamaza ubupfu bwawe. umunyamakenga abumbatira ubwenge bwe. Reka mbabwire, ubu muri mwebwe hari abantu mpaye ubuhanuzi bw'Imana yanyuze kuri mwebwe. Ubu ni ubuhanuzi butavangiye. Haleluya. Aho kugira ngo umutware ntawe ugerage ku bwaso gusa, abandi bazazigura. Nibamara kuzigura ku munsi wo kuzana umuganura w'igi rya mbere bazarizana bavuye muri bazarizana ahangaha. Nta burenganzira bazafite bwo kwisengera kuko iyerekwa ntabwo ari iryabo. Haleluya. Bazarizana n'ibyari iya mbere bazayizana nawe ucyura amagambo. Ariko niyo uri umuhanga hita ushaka umuntu uzi guhinga mu gahe imbaraga ubuti nta mafaranga afite ariko ukaboko kanyinya. Haleluya. Amen. Kenshi bakabiyazo mu mwuka kuko ariko kuzuka. Haleluya. Ariko kuzuka kandi Imana ikiranyange ni Imana. Amen. Ntabwo nzayobora abantu bakennye kandi nta mafaranga azava ku icunga bakweho nanjye rero mvuze ngo nyabane. Amen. Mu minsi yashize nariye gushakisha kompasiyo. Nanga bibabwiye nk'uko Imana yazarambwiraga, ariko uzi ko narema kompasiyo muri wowe. Uzi ntabwo ari kompasiyo itagira n'abagenzuzi iyo twakwikorera ubwacu. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Nawe bazasanga byibura niyo wabaho mu kwezi kwa karindwi k'umwaka utaha bidashoboka byanze buri muntu gakeya yaba afite uko 72 zingahe wahombi zaba ari 72 ari amasake 72 isake kuri 10,000 nanga zimbagana 70 inkoko se barayahi irishakishije. Akazi kawe ni ukuyigura gusa, wamara kuyigura ibyo kujya kuyahira ntabwo ari akazi kawe. Haleluya. Gusenga muzasengana nawe. Reka mbabwire, ibintu byose bipfira mu bitekerezo kandi ibintu byose bipfira mu bitekerezo. Ndababwiza ukuri, namaze kubaturaho umugisha, ndangije umwaka wose mbasabira umugisha, muzamure ibiganza, nta mivumo ibariho, nta myaka ibariho, igisigaye no gushyira mu bikorwa ibyo babwira mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Gukira bya mbere bitangirira mu mutwe. Nutagira imibare, reka babwize ukuri, buriya abantu benshi mujya mwumva ngo ibyabo byatejwe cya munara. Inshuro nyinshi akora umushinga wo kujya kwaka amafaranga muri banki, yarangiza akaza akayigurira imyenda kandi yavuze ko azacuruza ibigori. Imyenda ntabwo izunguka, izarangira ingwate bayitanze. Azajya kwaka amafaranga muri banki, narangiza azayikorera mu bukwe. Nakora ubukwe abantu bazabyina, bazanezerwa, ariko bizarangira ingwate bayitanze kandi imisiki inkunda kugari. Haleluya. Niyo mpamvu nari kubabwira umushinga, amasengesho mukunda kuririmba ngo umushinga ufite ishingiro. Umushinga wose ugira umusaponsa wawe. Yego. Ugira umuterankunga wawe. Rero umushinga wacu w'amasengesho, umuterankunga wawe ni Imana, kandi Imana izanyura muri wowe, uzakora ikintu cy'uzakora nirangiza iby'umugisha. Sinzi ntabwo mbyumva neza. Mwabyumvise. Reka dusobanurire amagambo dusanga mu bice 12 tukiri imigani 27 na 28 haratubwira ngo umunyabute ntayigura inzigo. Alo umva, umunyabute ntayigura umuhigo
umuhigo we. ariko umwete w'umuntu umugirira akamaro kanini. Umunyamutwe ntabwo ahigura umuhigo ubaho n'ibyo agenda byanga byari byawe. Haleluya. Yijyana njye byarangumye n'iri joro byangumye naraye mbisengera ngo mubyumve neza. Nirwa mbisengera icyumweru cyose ndabisengera Imana b'amafaranga bizagera ku cyumweru mwese mwamaze kugurira. N'ubwo inkoko muyizane mu inkoko ugomba kuza ruti umunsi no kuzinka kandi inkoko yagize abamiga mu izina rya Yesu. Imana yacu n'umuriro 24 haratubwira ngo uzi ko Satani asuka 28 mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo no mu mayira yako nta rupfu rubaho. Gukiranuka kutagira imirimo wirinda ubusa. Abantu benshi batuka Imana yacu Imana y'abarokore ihehe. Murokore rwatura umugisha acyambaye ipantaro iteye ibiraka. Amen. Ndambiwe umugisha wo mu kanwa utagira ibikorwa. Yesu yashimwe cyane. Bari bageze ngo nawe amen. Ibyo bintu byabirambiwe kandi ndabya. Ninga muri bagiti Imana yagana kuri zishobora kugenda. Ntabwo Imana yakwemeye kuba abakene reka babwire. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28 Imana imaze kurema umuntu yamuhaye umugisha. Waremewe guhabwa umugisha. Haleluya. Satani arangije aratubiganya adushyira mu nguni atuvanaho imigisha yacu. Umwaka afite nta kigushoboye. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Baroma ibice 8 umurongo waho wa 16 ubwo umwuka w'Imana muri njye wamenya n'umwuka w'Imana ko ndi umwana w'Imana. Wa 17 ngo kandi turi abana b'Imana turi n'abaragwa abaragwa na Yesu. Niyo niba turi abaragwa turagomba kwinjira mu masezerano mu izina rya Yesu. Hari umugabo twatuvuganira ushize mubwira ku kuntu akwiye korora agutera urutoki. Ariya kandi afite isambu ahantu heza ngo akwere urutoki. Ntabwo imaze rero ntuzavunike utera n'insina nyinshi. Genda usakishe n'amagana ye ibintu ibyo 200 ubicukure neza yane umwanya ku buryo nta koma rizakora kuri. Amen. Ikinogo buri gikoro cy'insina kigomba kugira insina 3 gusa. Umwana n'ubwo ngo ni mama umwana n'umwuzukuru zigomba kuba 3 zonyine kandi zizabyarira haruguru n'uzere ko zibyarira hepfo. Ndavuga ngo nubikora gutyo ugashyiramo ifumbire y'inka ugize amahirwe ukabona n'iyinkoko ukavanga hanyuma gato y'amezi 3 nzakurangira ifumbire uzagura yo gusprayinga cyangwa se yo gufuhirira ku gikoma. Igitoki kimwe ntabwo uzagira kite gusa kizagiteba bati harambira ngo bazabyira se ibitoki 2 byarinda umurima wose. Sibyo? Nubwo igitoki kuri 10,000 umukozi muzabuza amebaga nubwo kubyari kumwe n'icyo ugenda wiryamye azatuma muri bya bindi abamo ngo uzatuma ari musamwe ugitebe kandi yashitse iki. Haleluya. Dukwiye kwanza gukinguka imitwe ibintu kumereza gutwara umugisha. Umugisha wacu Imana yaragutemeye kera mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Ejambo Kristo. Nyuma y'imyaka 5 uvuye uyu munsi amahanga menshi nimara kumvira amagambo mafiki bazajya baza kutubaza uko byagenze. Haleluya. Tuzaba twatangiye gufasha abantu. Ndagira kwibutsa ko ejo ntabwo tugiye kwiba amafaranga mu mujyi wa Kigali. Ntabwo ndi umusazi. Hano muri ibintu ntafite icyerekezo cyabo. Buriya amafaranga twarete kandi niyo bageze igihe atunga ihene atunga
kurya n'inyama. Haleluya, haleluya. Rero namwe igihe nikive ku maso yanyu, ibitotsi bive ku bwenge bwanyu, mwinjire mu mugisha wanyu. Uyu ni uwacu. Haleluya. N'abazatwumva kandi uyu mugisha ufite abaterankunga. Uyu munsi wewe ufite inkoko ebyiri, imwe yitabira mugenzi wawe udafite ubwoba ko nyitazi. Amen. Kandi n'inshuti yawe usanga ukabisha rero ubona gatayibona uyimugabira ubwite nanjye guhaye inka mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyimugabira nguhaye inka mu izina rya Yesu. Mu kwezi kwa 10 mu masengesho y'isi 40 ndabizi isaha izizari nuko tugiye gukora uyu munsi. Buri muntu azabasha kuzana ihene 3. Za hene 3 zizabyarira rimwe zibyare babiri babiri. Yego yego ntabwo tuzakubere ko hari ibintu ukora kukurusha bikereye mu kiragira mu diga itite apana kuzana umushwi. Turi kugendana n'igihe twagera n'ubuhanuzi. Haleluya. Iyo uranda Imana irigereka gukorera abantu. Iyi ni season yawe ukabugeza ngo ni season yawe. Iki ni igihe cyawe. Nimurangara irajya hano. Uyu ni umushinga wanjye nako Imana yampaye. Ndabizi mu kanya ushobora kuza kuba uri kuvuga ngoragama. Hari abantu bashobora kumva bamara kumara bakavuga ati natwe reka tuwukore, ariko reka da amavuta yo kuwurinda ari kuri njye. Haleluya. Amavuta yo kuwurinda ari kuri njye. Ari kuri njye. Yesu yashimwe cyane. Ashobora kugenda akawukora, inkoko zatera ibisiga bikazitwara, ariko ndabakariye nta gisiga kizakora ku nkoko yanyu, nta kigara kizayikoraho, nta muraro muzayikoraho. Iyo nkoko izabyara ihene, igakwera izabyara inka, inka zizabyara kuba. Yewe no kubyuka nagagombye kubagira ngo 230 twese tuzaturi mu nzu z'uducuramo. Haleluya, haleluya. Yakwanga n'igisi, yakwanga n'itwasenze Imana. Ariko si kuba ufite inka 3 ugashora inka 2 ukagenda ukubitaho nawe uzishoye mu munani zawe wiyororeye. Ntabwo ari iz'ubudeshi, ni izawe wiyororeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwitange ukabuti nanjye gaka amasakanje ndagatwara kajya gukora umurimo w'Imana. Nabonye ahantu bita Bukwiri muri icyo Rwanzi, abagabo babiri bubatse urusengero bonyine, bakwiye bari mu mwebwe mwiyicariye bashoreye utumasa baragenda bubaka urusengero bonyine. Amen. Haleluya. Ntabwo nzabona abantu bakennye nongera mbisubiremo. Ubu bashaka kuba umukene asohoka. Umuryango kubona imiryango irari n'ubanga uwumva yishakira ubutindi n'ubwanwa bwese butwara agenda. Uwo ni umuntu udashaka kugurira, uwo tuzamuhanga tuzamuhagarara amakorona. Amen. Niko bimeze. Beza gukora umuntu ukone rw'abantu bamaze kugurira. Kuko tuharanduwe gukodesha imodoka, turagomba kuzingira imodoka zacu, kandi imodoka zacu tuzagura zizava muri twebwe. Ubukire muri twebwe, Imana yacu ni ubukire. Ijambo ryavuga ngo umugisha Imana ntawe uzana ubukire. Halo, halo, Yesu yashimwe cyane. Umugisha Imana ntawe uzana ubukire. Ntabwo twebwe tuzabona ibitenge by'ubukire. Nibajya muri ibitenge by'ibihumbi 4 n'abakisha bikombe icyatsi. Nibajya bafite inkweto zidodadoze n'abakisha bikombe icyatsi. Nibajya twaza n'umuryango w'abana b'Imana. Nibajya twabana agera byari bigateri bikombe icyatsi. Uwo mugisha tuzabona tuzafite kabiri. Haleluya. 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 None se itandukaniro ryacu n'abanyamahanga byawe ni iki? Reka dusome Bibiliya. Nuracyasoma. Navuze ngo ni iminsi ndigisha ku mugisha.
ni muri Itangiriro 28 umurongo waho 20. Itangiriro ibice 28 n'umurongo waho 20. Hari amagambo avuga ngo Yakobo ayiga umuhigo ati Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda ikajyamo ibyo kurya n'ibyo kwambara nkagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, n'ibuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha 10%. Haleluya. Ngo yari umukene asengera ibyo kurya, ariko Imana iguha umugisha kubw'imihigo. Nanjye ndashaka kubabwira ngo Imana dusenga ifite n'abarinzi bazarinda imigisha yacu. Dusome Zaburi ya 34 umurongo wa 8. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo gukota abamwubaha akabakiza. Zaburi ya 34 umurongo wa 8 havuze ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo gukota abamwubaha akabakiza. Yewe nababwiye ngo nta gisiga kizaziwana. Marayika w'Uwiteka azabamba amahema akurikira ijambo niba kubigisha, azabamba amahema, nta gisiga, nta gikara, nta ndwara, kugira ngo bakize. Azaturinda igihugu. Amen. Azaturinda igihugu kuko dufite umugambi wo kugaragaza gukora no gukomera kw'Imana yacu. Basubire n'aya magambo gikwishyuza Imana. 2010 Imana yarambwiye ngo ngiye kujya mu mahanga, ngo kandi ngenda abantu benshi bazaba, ngaruka ningaruka ngo bazahaguruka bari barya basaza, ngo kandi ngo bose bazahabwa umugisha. Njye nta mafaranga afite yo kubaha, umugisha afite n'aya magambo babwira. Twiramba by'urusenge rwitwa Ryiza ngo hari icyenda cyahoraga gisabiriza nk'uko tuzaba byakozwe n'inkuba. Abajyaga bose cyarabasabaga. Umunsi umwe ngo hagira Petero na Yohana ngo barakibwira ngo umva, ifeza n'izahabu ntazo dufite, ngo ariko iyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu, haguruka ugire ute ugende. Kirahaguruka kiragenda. Haleluya. Nanjye mbagabiye inka kandi ziri muri mwe. Haleluya. Izo mbagabiye ni buryo bw'umwuka kuko ndimo kuzumva. Ndababwiza ukuri, mu kwezi kwa 3 k'umwaka utaha ndi gushyiraho n'igihe. Ukwezi kwa 3 k'umwaka utaha mu munada uzajya ubaho, agabikisha family church kujya kugura inka gusa. Kugura inka. Haleluya. Haleluya. Mugushaka inyamure muziko tushaka kwambo inka zacu tujya kuzigura mu ifamu ya Perezida wa Repubulika. Haleluya. Cyangwa se nyakubahwa dushaka kugura inka mu ifamu yawe, dushaka inka nziza. Yesu ashimwe cyane. Umugisha Imana itanga uzabikire ubukire. Inka nziza, inka nziza ntabwo ushaka yindi bakama bakamura bakuramo igikopo kimwe. Umukisha ni family church 2024 n'ejo mu kwezi kwa 3 nimwumve amagambo mabwire mukayashyira mu bikorwa mukayagenderaho. Mu kwezi kwa 12 kutararangira ibimenyetso bizamwatangiye kubibona. Ikindi kandi cyangwa kubabwira aya magambo arimo kubabwira ubwabo, marayika yashingiye amaze kumanuka. Haleluya. Aramanukira mu rukundo ruri mu mitima yanyu.
amin. Umva ayo maboko Imana yaguhaye nayo gukora ubukire. Ubwenge Imana yaguhaye ni ugutekereza ku mishinga izana ubukire mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ndumva yaje gusoza, ndashaka kubasubira muri ayo magambo. Ntabwo navangiwe, ubuhanuzi nagombaga kubahanura uyu munsi bwa mbere ni ubukire, ni amahoro n'umunezero. Ibyo bigaragarira, tuzabibona nitugira izi nkingi eshatu tugiye kubakiraho umurokore nyamurokore wa Christian Family Church. Inkingi ya mbere niyo gukiranuka. Inkingi ya kabiri ni imirimo, kugira icyo ukora. Inkingi ya gatatu ni ukwizera. Inkingi yo kwizera ni igiye gutuma twebwe tugenda tukagura inkoko tukazibyazamo inka. Inkingi y'imirimo niyo kwiyemeza ko tugiye korora. Haleluya. Tugomba kugira umugisha mu mirima, tukagira umugisha mu mbuto zo mu nda, tukagira umugisha no mu matungo. Haleluya. Ibyo kugira ngo bitugeraho, ijambo ry'Imana yatubwira mu Gutera kwa 2:28 ngo Uwiteka Imana izategeka umugisha kukuzaho uri, aho utari Imana urahazi. Haleluya. Abamarayika b'Imana barahari kugira ngo bagushyigikire kandi bakwinjize mu masezerano. Mbisubiyemo 2022 inka za mbere zaba zaratangiye kubyara, tuzaba turi kuza gutura inka mu rusengero. Azaba atariho uvuga uti iki kimasa nani kubw'imirimo y'Imana ikorwa ndagishora yijyanye mu nzu y'Imana. Ubwo rusengero ruzongera gukena se? Ruzakena. Universite ntabwo tuzayubaka. Dufite imasa 50, abakristo bafite barenga 50. None mwese mujya gutura imasa 50, ntabwo tuzubaka se? Ubukene buriye. Ubukene buri mu mutwe. Haleluya. Ubukene buri mu mutwe. Kuramo rero ibitotsi, numara kuva mu bitotsi ukore, numara gukora usenge, numara gusenga wizere, Imana izasohoza umugambi wayo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Wavuge gusenga Imana. Amaraso yawe niyampindura kwitwa umwana w'Imana.
gusobanukirwa ko ndi umunyamugisha. Ndi umunyamugisha, ni wo mugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Imyaku yose, imivumo yose ikurweho n'amaraso yawe wamenye ku musaraba. Ibitambo byose byari byaratambwe ku buzima bwanjye bihinduje ubusa imbaraga zo mu maraso yawe. Ndi umunyamugisha, ndi umunyamugisha, ndi umunyamugisha. N'abana banjye, n'abuzukuru banjye, abazankomoka bose ni abanyamugisha. Turagushimye Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Ngushimiye ijambo ryawe rikomeye, ngushimiye ko uririnze kandi ukaba uriherekeje. Ugiye guhesha umugisha ubwoko bwawe. Abana bawe ni abanyamugisha. Duhigiye imihigo imbere yawe kandi twizeye ko uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisoze. Urakoze Data, kugiye kubahana umugisha n'abandi bose, ukabasumbisha amahanga yose yo ku isi nk'uko isezerano ryawe riri. Bibasabye n'inyiga kandi nizeye mu izina ry'abambwe Yesu. Amen. Amen. Yesu abaho umugisha. Turanezerewe kubw'uyu munsi kandi ni ukuri Imana yacu ni nziza. Reka dusengera abarwayi baba bahari, batambuke tubasengere mu izina rya Yesu. Mwihuse. Inyama yose ikwaye ubakize kandi we bazima. Mu izina rya Yesu tubisabye. Yesu amen.